ku kibuga cy'imirwano mu Burusiya hagati ya Putin na Prigozhin. Ubu noneho Yevgeny Prigozhin wamaze amasaha 24 yigometse ku buyobozi bwa Putin ashaka gukuraho bamwe mu bayobozi b'ingabo. Yageze muri Belarus nk'uko amasezerano yatumye umugambi we upfuba yabigenaga. Prigozhin ni umuyobozi w'umutwe w'abacancuro wa Wagner. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yemeje ko uyu mugabo yamaze kugera muri Belarus aho agiye gutangira ubuhungiro. Hari hashize iminsi Prigozhin nta muntu uzi aho aherereye nyuma y'uko avuye mu mujyi wa Moscow nyuma y'ibiganiro byaburijemo umugambi we wo gukuraho ubutegetsi bw'igisirikare cya Putin. Putin yumvikanye na mugenzi we wa Belarus ko yavugisha Prigozhin akamwumvisha ko akwiriye guhagarika ibyo arimo bityo nawe ntazakurikiranwe n'ubutabera. Prigozhin yarabyemeye anemera guhita ava mu Burusiya akajya muri Belarus. Kuwa kabiri nibwo indege yavuye mu Burusiya yerekeza i Minsk muri Belarus. Lukashenko yavuze ko abarwanyi ba Wagner bahawe ikigo cyahoze ari icya gisirikare kugira ngo abariho baba. Ati hari uruzitiro buri kimwe cyose kirahari. Abandi barwanyi ba Wagner bahawe amahitamo atatu na Putin, harimo ko basinyana amasezerano na Minisiteri y'Ingabo bagakomeza gukora, ko basubira mu ngo zabo cyangwa se bakajya muri Belarus. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.